Malayika yasoje ubutumwa kuri Mariya, maze Mariya asamishwa na Roho Mutagatifu. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu, umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, mubyeyi w'Imana, uraye udusabira twe abanyabyaha, urubu n'igihe tuzapfira. Amen, 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 amen. Dore nd'umucyo wa Nyagasani, ibyo uvuze bigirirweho. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu, umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, mubyeyi w'Imana, uraye udusabira twe abanyabyaha, urubu n'igihe tuzapfira. Amen, 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 amen. Nuko jambo yigize umuntu abana natwe. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu, umwana wabyaye
Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urayudusabira twe abanyabyaha, urubu n'igihe tuzapfira. Amen, 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 amen. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, urajya udusabira tubone guhabwa ibyo Yesu Kristo yadusezeranyije. Dusabe Mana turawusaba, udufashishe ingabire zawe, kugira ngo ibyababaje Yesu Kristo n'umusaraba we bizaduhe kuzuka n'ikuzo nkawe, twe ababwiwe na marayika yuko umwana wawe yigize umuntu. Ibyo turabigusaba kubwa Yesu Kristo